komeza kugubwa neza ahantu hose uherereye ku isi waba uri mu Rwanda, muri Afrika ndetse n'ahandi hose ku isi waba uri, komeza kugira ibihe byiza cyane. Twebwe twitwa Nzuri Business Group Limited, tuba tugufitiye imari nziza cyane, yaba inzu zikodeshwa, inzu zigurishwa, ibibanza ndetse n'indi mitungo yose itimukanwa. Uramutse kandi ufite umutungo ushaka kugurisha, nabwo watugana tukagushakira abakiriya bawugura mu gihe gito cyane. Kuri uyu munsi rero tugufitiye inzu nziza cyane ikodeshwa iherereye Kicukiro Niboyi. Iyi nzu ifite parking ndetse na jaride bihagije, ifite ibyumba 4, kagira toilette na douche 3. Ayo madouche namwe meza cyane agezweho azwi ku izina rya jacuzzi. Iyi nzu kandi ifite salon na salle à manger ndetse ikagira na cuisine nziza cyane irimo byose bijyanye n'igihe. Ifite kandi na comptoir hayo hanze kuri jardin. Ikaba ikodeshwa $1,000 ariko ashobora no kuganirwaho. Ushaka ibindi bisobanuro kuri inzu wahamagara 07888667 cyangwa 0782301223. Ushobora kandi no kudusanga aho dukorera ni ku Muhima, hafi y'inyubako yahoze ikoreramo Yamaha, neza ugeze kuri feruje zo ku Muhima tubona inzu y'amatafari ahiye yanditseho Shema House, aho niho dukorera. Ushobora kandi no kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, haba kuri Twitter, Instagram, Facebook ndetse na YouTube wanditse Nzuri Market. Ushobora kandi no kudusura kuri website yacu wanditse #Nzuri.rw ukabonaho indi mitungo myinshi tugiye dufite. Ikaze cyane muri Nzuri Business Group Limited. Nibagirwa gukora subscribe kuri iyi channel ndetse nibagirwa no gusharinga iyi video. Tugira n'indi service ya property management mu gihe ukeneye abantu baza kumanagingira imitungo yawe, naho turabikora ndetse neza cyane. Ikaze cyane muri Nzuri Business Group Limited.